Haleluya, haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuje bene data, abo tubana mu bihe byiza byo gusenga, inshuti zanjye, abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Imana ibaha umugisha, Imana ibanezeze. Turabyutse biremeye, izinze ijoro, izinguye amanywa. Umukozi w'umuhanga, Imana ishimwe, ni Imana ikomeye. Ni Imana yuzuye imbabazi n'urukundo. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Uyu mwanya rero aho uherereye hose, ndakubwiye ngo Yesu aguhe umugisha kubwo kwemera kubana natwe mu bihe byiza byo gusenga, kubwo gukomezanya natwe kuba imbere y'Imana. Twinginga Imana, tuyiramya, tuyihimbaza, tuvuga gukomera kwayo, tuvuga iby'ineza yayo. Imana ishimwe. Nyemerera rero aka kamwanya dusubire muri teme yacu twihaye iki cyumweru, igira iti gira neza wicecekere. Urabyumva nyine, iyo utagira neza uba ugira nabi, ariko noneho ijambo ry'iki cyumweru rirakwingingira kujya ugira neza. Nawe ujya ugira neza rwose, jya ugira neza, ugire neza mu byo ukora, ugire neza mu byo uvuga, mu migendere yawe ube umugira neza. Ugirire neza abababaye, ugaburire abashonji, wambike abambaye ubusa, ujye ugira neza wicecekere. Uramenye, ntukajye mu kigare, ntukajye mu gikundi, ntukajye mu cyiciro cy'abantu bicara basekerera, bakoba abanyamibabaro. Biragatsindwa n'Uwiteka Imana. Ahubwo Imana ikugira uw'umumaro. Ujye ugira neza wicecekere. Ugire neza utagambiriye inyungu. Ugire neza utagambiriye ko uwo muntu ahita kwitura. Ugire neza wicecekere. Gira neza wicecekere niyo teme turimo iki cyumweru. Nasanze bidukwiriye, kuko nimumara kurya mugahaga ntimukibagirwe Imana, kandi mu kutayibagirwa wowe wamaze kurya ugahaga, nuko ugira uwugirira neza. Gira neza wicecekere, ineza uzayisanga imbere. Jya ugira neza. Jya ugira neza mu bintu biranga umukristo. Ni ukugira neza mu mirimo y'amaboko yawe. Ni ugirira neza. Ni ukugira neza mu magambo uvuga. Ntusohora amagambo ahinduka ibihanda bihanda abantu. Umuntu yakubona akiruka, turiya arankubita ijambo rituma nirirwa ndira uyu munsi. Ese ubundi muri wowe bimeze gute? Gira neza wicecekere. Niryo jambo, niyo teme turiho muri iki cyumweru. Ariko biragukwiriye kuba umugwaneza, biragukwiriye kuba umugira neza, biragukwiriye kuba uwineza. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Biragukwiriye rwose. Gira neza wicecekere. Naho umuntu yaba ari umukene, wamugire neza atakwitura, ariko ku mutima we ahorana indishyi, akavuga ati Mana, njyewe utagize icyo nshobora kwitura uriya muntu, Mana umugirire neza, umugirire neza, umugire neza. Umugore w'umushunemu yigeze agirira neza umukozi w'Imana Elisa, ariko ngo yari afite ubutunzi rwose. Mutekereze umuntu wabashije kubaka etaje, agashyirira umukozi w'Imana icyumba cyo hejuru, akakidekora, akagishyiramo ama-ekipoma yose, ikintu cyose umukozi w'Imana abasha gukenera agishyiramo. Aravuga ati nkugireho umugisha, igihe cyose uje inaha kuvuga ubutumwa, ujye uza, iki cyumba ni icyawe ndakiguteguriye. Amugirira neza. Ariko Elisa arangije abaza umugaragu we ati ese uyu muntu umugirire neza, ko yatugiriye neza cyane? Ngo aramubwira ati se nkumenyekanisha ibwami, ugende ube mu bakomeye, mu bafata imyanzuro. Ariko umushunemu aramubwira ati reka reka, njye nikundira kwibera mu bacu, nikundira kwibera muri iki cyiciro, nikundira kwibera muri uyu mudugudu, nikundira kwibera ntya. Ariko Elisa arangije ati se ni igiki namukorera? Nibwo yabajije umugaragu we, aramubwira ati rero uyu muntu namenye amakuru yuko nta mwana agira, ntawe agira, nubwo agira neza ariko nta mwana agira. Nibwo Elisa amusabiye umwana, amusabira umwana w'umuhungu, aramubyara. Yewe murazizi izo nkuru ko uwo mwana yigeze ageraho ku myaka 12 akanapfa. Elisa araza amubundararaho, aramusengera, arongera aba muzima, amusubiza umushunemu mu kazi. Rero ujye ugira neza. Ni ukuri ineza iribukwa. Nubwo umuntu wagirira neza yaba adafite ubushobozi bwo kwita nawe akwitura iyo neza,
ariko abasha kugusabira umugisha. Imana ikavuga ngo uyu mukene asabiye umuntu umugisha, reka muhe umugisha. Nawe ukaba wagera mu ikorosi rikugoye, Imana ikibuka umurimo wawe mwiza wakoreye utibashishije. Gira neza wicecekere, niryo jambo turimo. Nyemerera twihuse dusome ijambo ry'Imana. Turasoma urwandiko rwanditswe na Yakobo, turasoma ibice bitatu. Dusome duhereye ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 17. Dusome mu izina rya Yesu Kristo twihuse. Titire y'ijambo iravuze ngo ubwenge buva mu ijuru ubwo ari bwo. Ubwenge buva mu ijuru ubwo ari bwo. Ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga? Ninde? Niyerekanishe ingeso nziza imirimo ye, afite ubwenge, afite ubugwaneza n'ubwenge. Nguwo muntu ufite ubwenge kandi w'umuhanga, icyabasabwa ni ukubyerekanisha ingeso ze nziza n'imirimo ye, kandi afite ubugwaneza n'ubwenge. Ariko nimba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshere ukuri. Uwo ni Pawulo araberuriye, abakuriyeho. Aravuze ngo nimba uhorana amakimbirane akaze mu mutima wawe, ugahorana intonganya, ntukabeshere ukuri. Pawulo abikuyeho rwose, arabikubwiye kandi nanjye mbisubiyemo, kuko iri ari ijambo ry'Imana. Niba mu mutima wawe uhorana amakimbirane akazi, ikindi cya kabiri ukaba uri umuntu uhorana intonganya, ntukabeshe ngo uri umunyakuri, ngo ngewe rero ngo ntago ngo nca ku ruhande. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nimba uhorana intonganya n'amakimbirane mu mutima wawe, ntukabeshere ukuri, ntukabeshere ukuri, ntukabeshere ukuri, ntukabeshere ukuri. Ibyo ngibyo ni ukubeshya, ntukabeshere ukuri rwose. Bene ubwo bwenge si ubwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo ni ubw'isi, ni ubw'inyamaswa muntu, ndetse n'ubw'abadayimoni. So ntonganya, ayo makimbirane, iyo mijinya, wabaye mikizi, abantu barakubona bakiruka, abantu baragutinya, kuko bazi yuko muri wowe nta byiza bikuvamo, ahubwo havamo ibishaririye, havamo ibibabaza abantu, havamo ibibahabya imitima. Pawulo aravuze rero ngo ntukabeshere ukuri, ngo bene ubwo bwenge ntibumanuka buvuye mu ijuru. Ntabwo ubwo bwenge ari ubuva mu ijuru. Pawulo akomeje avuga kuri uyu murongo wa 16 ngo kuko aho amakimbirane n'intonganya biri, ariho kuvurungana kuri no gukora ibibi byose. Hanyuma 17 handitse ngo ariko ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buraboneye, Imana ishimwe. Icya kabiri ni ubw'amahoro. Haleluya. Iyo umuntu afite ubwenge buva mu ijuru, akora ibihesha abantu amahoro, akora ibiboneye. Yewe ubwenge buva mu ijuru ni ubw'amahoro. Ubwenge buva mu ijuru ntabwo ari ubw'imivurungano. Ubwenge buva mu ijuru ntabwo ari ubw'intonganya. Ubwenge buva mu ijuru ni ubw'amahoro. Imana ihabwa icyubahiro. Nimba ubona ukora ibintu bidahesha abantu amahoro, nimba ubona ukora ibintu bituma abantu bahaba imitima bakarira, ngo ubwo bwenge ufite ngo ni ubw'abadayimoni, ngo ni ubw'abadayimoni. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Biragusaba kwihana rero, ngo ubwenge buva mu ijuru rero ni ubw'amahoro, ni ubw'ineza. Imana ishimwe. Nakubwiye ngo gira neza wicecekere, ngo ubwenge buva mu ijuru ni ubw'ineza. Numba ufite ubwenge ukaba utagira neza, ni ikibazo gikomeye cyane, kuko ubwenge buva mu ijuru ni ubw'ineza, bukobrija, bugutegeka, bugusaba kugira neza. Ubwo nibwo bwenge buva mu ijuru. Ubwenge buva mu ijuru ni ubw'ineza. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Bwemera kugirwa inama. Wowe wigize igihangange, ngo ntawe wakugira inama, ngo uri hejuru cyane urarenze. Ariko umuntu ufite ubwenge buva mu ijuru
bwemera kugirwa inama. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Bwuzuye imbabazi. Imana ishimwe. Nimba utari umunyembabazi, nimba udatanga imbabazi, rwose ufite ubwenge buva ku badayimoni, Imana igusange wihane. Imana ishimwe cyane. Ni imbuto nziza, ujye ugira kwera imbuto nziza. Imana ishimwe. Butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya. Nimba uri indyarya, ntabwo ufite ubwenge buva mu ijuru. Imana ibagiriye neza, muhahe muronke, mugendane n'Imana. Shalomu shalomu, bifurije umunsi mwiza.